kuko nuno munsi abantu bari kwitoza indimi yakumva Karosi avuze ngo detail nawe agahita rwandika ururimi agahita yandika akarushyira akazigira nk'indimi nk'eshano akajya avuga ati detail ne shando de shando ni biki yarangiza ati nimwumve uko ivuze uwo muntu rero nje simpamye neza ko uyu muntu ari umukozi w'Imana ahubwo ni igisambo cyihishe mu murimo w'Imana tujye tubyumva neza impano y'Imana ntigurishwa. Twongeye kubasuhuza inshuti bakunzi ba Dezum TV 24 nkuko bisanzwe cyangwa nkuko mubimenyereye ko tugira gute tukabazanira abavuga butumwa cyangwa se tukabazanira abastari batandukanye bafite amakuru atandukanye. Na n'uyu munsi rero twazanye n'umuvuga butumwa ukomeye cyane umaze kumenyekana ufite amavuta n'umuvuga butumwa witwa Karosi. Ku bataramubona cyangwa se ku batarabona ibiganiro bye cyangwa ubuhamya bwe ku bitangazamakuru bitandukanye muraje arabibwira birambuye. Kuri uyu munsi rero nkuko kuri Dezum TV 24 dufite ibice byinshi bitandukanye, uyu munsi tugiye kugaruka ku gice kivuga butumwa akaba ari impamvu twazanye uyu muvuga butumwa dukunda cyane sinabura no kubivuga kubera amavuta twamubonyeho kubera amavuta afite. Uyu munsi rero hari topic tugiye kuganiraho, ni topic ivuga ku bavuga butumwa bo mu minsi ya none, abavuga butumwa bagira gutya bakambura abakristo cyangwa bakambura intama zibagana bababeshya cyangwa babizeza kubakorera ibitangaza kubasengera bagakira. Ariyo na mpamvu twatumiye umuntu bifitemo ubunararibonye cyangwa umuntu ufite experience kuri icyo kintu ariwe Karosi. Reka dutangire tumwakira imbere ya kamera za Dezum TV 24. Murakoze cyane. Mwaramutse neza? Mwaramutse. Amakuru y'iminsi neza. Yego. Ubu topic tugiye kuganiraho nayivuze ku bavuga butumwa, hari byinshi uzi ku bavuga butumwa bambura abakristo, ku bavuga butumwa bakora ayo manyanga, wenda ntawe ari ngombwa kuvuga amazina ariko ufite byinshi ubiziho, akaba ari impamvu tuguhaye ikaze imbere kugira utubwire utuganize kuri icyo kintu, hanyuma uraza no kutubwiriza mu minota mikeya tuzajya tuganira mu maseri. Ariyo mpamvu uyu munsi twafashe gahunda yo kuganira kuri icyo kintu. Murakoze ikaze, muratangira mudusengera hanyuma mutagiye mukomeze mutuganiriza kuri icyo kintu. Yego, reka dusenge Imana. Neko ndabanza nivuge, nitwa Uwihoreye François Karosi, ndi umugabo ndubatse, mfite madamu n'abana 2 ndetse n'abandi bagera mu 8 tubana cyangwa se ndera. Reka rero dusenga Imana Data kugira ngo ikore imirimo n'ibitangaza, umuntu wese uri bwumva iki kiganiro n'ijambo ry'Imana aze gufashwa naryo. Mana urera, urakiranuka, uri Imana ikora ibitangaza, uri Imana ibana n'abantu bose waremye, uri byiringiro by'abera, uri Imana ivugira ibyo ukora, cyane ko ntuhamwa n'abantu ahubwo wowe urihamya kubw'imirimo n'ibitangaza ukora. Ibyo uvuze uranabisohoza. Uri Enos Eredai, uri Imana ivuga ibyo uvuze. Wabibwiye Aburahamu uramubwira ngo nzaguha umwana, igihe kiragera umuha umwana. Uri Imana rero yivugira ubwawe ukanakora ubwawe. Uri Imana ikora ibintu abantu badashoboye gukora. Tala we egros, uri Imana itavugirwa ahubwo yivugira. Ngaho bana n'umuntu wari we wese udosi ebra utwumva ugiye gukurikirana iki kiganiro, ubane nawe kandi umuyobore amenye ukuri kuko ari ko kuba mu mutima. Ugirire neza uwari we wese, icyo ushima ugikore mu izina rya Yesu Kristo, amen. Murakoze cyane. Navuze amazina yanjye ko nitwa Uwihoreye François ariko irizwe ni Karosi. Nukuri ndi umukozi w'Imana, nyobora icyumba cy'amasengesho hariya mu Cyahafi ADPR mu Cyahafi. Nyobora abantu benshi cyane, groupe yitwa Abacuzi. Ndumva abenshi baranzi, abari no mu Rwanda, abari mu mahanga, benshi turaziranye, tumaze kumenyana kubera Imana. Twaramenyanye. Ubu rero uyu munsi tuje kuganira ku kintu cyateje isi ibibazo cyangwa se abanyarwanda muri rusange, kuko muri iyi minsi dufite ibintu byinshi cyane. Dufite abakozi b'Imana nkanjye cyangwa se abavuga butumwa cyangwa se abapasteri, ntabwo tubavuga amazina, cyangwa se abandi bantu biyitirira izina ry'Imana ariko nyakuri ugasanga barimo barasebya Imana.
barasebya Imana mu buryo bwo kwaka amafaranga, kandi Imana ntabwo yadutumye amafaranga, yaduhereye ubuntu, natwe tugomba gutangira ubuntu. Bivuga ngo niyo no musi nibyo tugiye kuganiraho, mbega tukareba nyakuri uko umuntu uwo ari we wese agomba kwitwara muri iyi minsi mibi, muri iyi minsi shitani yafashe iya mbere mu kurwanya abera b'Imana. Ndumva aricyo tugiye kuganira. Karosi, ikibazo kiriho uvuze ko ari ikibazo gihangayikishije isi, ntabwo ari mu Rwanda gusa, kandi koko ni nabyo hirya no hino hari abantu usanga bari kurira bati abavugabutumwa badusaba amafaranga kugira badusengere, abavugabutumwa badusaba ikiguzi ibintu runaka kugira ngo batugere ku musozi. Iyo ngingo duhereye hano mu Rwanda, hari abo wabuzi cyangwa hari ibihamya bafite kuri iyo ngingo nk'umuvugabutumwa, kandi ubimazemo igihe bimeze bite? Duhe ishusho y'icyo kintu, niba hari n'ibyuzi cyangwa ubuhamya gihabwa n'abo usengera, nabyo bitubwire kugira abantu barusheho kumenya icyo kibazo uko gihagaze. Murakoze cyane. Ibihamya ndabifite kuko mbasha kuvugana n'abantu benshi. Nk'urugero gihe nyobora abantu barenze 1000 muri icyo cyumba cyo kuwa gatatu mu cyahafi. Nganira na benshi rero, arabamo ibyifuzo, ari n'abandi benshi ndetse isi yose, kuko ndumva abantu benshi bampamagara bo hanze. Iki kibazo cyarakomeye kigera no kirenga Afurika, kirenga Amerika, kiri ku isi hose. Bango rero abo mbasha kuvugana nabo banyohereje, mfite n'amafoto yabo bagiye banyoherereza. Bo mu Rwanda bakora ubwo buriganya, bakora ubwo buriganya bitwaje kuyobora cyangwa se gusenga. Bavuga ko bafite impano z'Imana. Akeshi mbega mbifite ibihamya bifatika, ndetse niyo hari nabo nzi tujya duhura mu buryo bwo gusenga, ariko mbasha no kubibabwira. No kuvuga ngo byafashe indi intera ndende, ni ukuvuga ngo batukije izina ry'Imana birenze n'urugero, ku buryo burajya gusengera umuntu agagira ubwoba kuri nka babandi. Bivuga ngo rero iyo ubonye ibyo bintu aho bigeze, bimaze gukamagira ku buryo nko mu myaka nk'itanu cyangwa 10 iri imbere, ntabwo izina ry'Imana rizaba rigifite agaciro, kuko twebwe abahanuzi cyangwa biyita abakozi b'Imana turimo turakoresha indamu, turashaka indamu mbi mu bantu. Ndabazi Karosi, urabazi, ni benshi, ufite ubuhamya bukomeye kuri icyo kintu. Ese ubona ari iyihe mpamvu ituma abakristo cyangwa intama z'Imana ziyoboka abantu bikaba ngombwa ko banabayobya bagatanga imitungo yabo kugira ngo bashake agakiza? Ubona ari iyihe mpamvu ibitera? Impamvu mbona ibitera no kuvuga ngo umuntu uwo ari we wese ni ubukene. Abakozi b'Imana tugomba akeshi dukunda kuba hari igihe usanga ntabwo tugira nk'iby'abandi, n'ababigize usanga akeshi iyo uri umukozi w'Imana w'ukuri akeshi ukunda kugeragezwa. Muri bya bigeragezo rero hari igihe usanga nta mafaranga ntayo ugira, ugasanga wenda no kwambara ni ikibazo, ugasanga kurya nabwo ni ikibazo, ugasanga aho kuba nabwo ugasanga ni ikibazo. Noneho muri uyu mujyi rero, nibe no mu cyaro wenda abari amasambu abantu bagahinga, usanga muri uyu mujyi ho naho guhinga ari ntaho. Uyu muntu rero ansanga impamvu ibitera ari inzara, ni inzara n'ubukene. Ni ubukene bubitera. Noneho Imana yaha umuntu impano, akumva yuko imuhaye imari yo gushora kugira ngo abashe kwibonera imibereho. Ni hagati aho ngaho. Aho wari uvuze ku ruhande rw'abo bavuga butumwa biba cyangwa bariganya ibyo twaba abakristo cyangwa intama z'Imana. Noneho ku ruhande rw'abakristo bo mubona ari iyihe mpamvu ituma umukristo kumuyobya byoroshye cyane? Ubu ngubu nyine abakristo bari kuyoba cyane, umuntu wari wese wise umuvuga butumwa ukabona baramwirukankiye, ari nayo ntandaro yo ko batanga utwabo. Ubona ari iyihe mpamvu abakristo nabo bari muri ubwo buyobe cyangwa bumva mu buryo bworoshye icyo kintu? Impamvu babyumva, twebwe baratwiringiye cyangwa se baratwizera, bagira umundi nukuvuga ngo iyo ugihabwa impano y'Imana iyo ari yo yose, ubuhawe ikize, ugiriwe ikize. Mu ruhande rumwe itorero nk'umubyeyi
ribasha kuba rikwizeye. Itoro icya mbere rirakwizeye, iyo rikwizeye riguha agaciro, iyo uhawe agaciro itoro riguha agaciro n'abantu barakwizera. Akenshi rero impamvu abakristo byoroshye kubayobya, twebwe muri izo ndamu mbi, reka nzite mbi kuko si nziza, kuko igihe uzafata umuntu ukamubwira ngo kugira ngo nguhe ubuhanuzi ndabanza umpe amafaranga ngo uhanurire, ni ukuvuga ngo byanze bikunze biroroshye kuyobya uyu muntu, kuko abenshi mu tugende mu mihango ya gipagani kera habagaho kujya kubaza abapfumu cyangwa se abashitsi cyangwa abashitsikazi, bikaba ngombwa yuko umuntu yagira ikibazo akajya ku bapfumu akajya kubaza. Rero jewe mbishushanya nk'uko nabyo twarakijijwe, tubona no kubaza abapfumu ntibigishoboka, kuko bose bitwa babamenya, ari abapfumu ntibabamenya n'abakozi b'Imana nabo ntibabamenya. Bivuga ngo aho ngaho abakristo ko impamvu nabo bahita bakurikira abo bantu, babakurikira bazi ko ari umucyo, ari abantu bazaruhukiraho. Ariko nyakuri kubw'ibibazo bihari usanga ntabwo ari ukuruhuka, ahubwo wa muntu agiye yizeye na cya cyizere yamugiriye, wahita azana bimwe muri cya cyizere bamugiriye, ni wahita azamuriramo bwa buriganya na bwa busambo bwo guhita ategera ku kibazo runaka n'icyifuzo amuhaye, agahita amutegera aho ngaho, ukaba ari wo mutego wo kumugushirizamo no kumurya utwe. Ndetse kuri wowe n'ubukene cyangwa ibibazo biri muri sosiyete mu bantu, ubona nabwo biri mu ntandaro zituma bahumwa amaso mu buryo bworoshye. Carlos, dukomeje ku kindi kibazo, ngiye nibaza ku giti cyanjye, hari abavugabutumwa banakomeye cyane. Mu minsi yashize hari umwe ntavuze izina wavuzwe cyane cyangwa wamenyekanye cyane asaba abantu ikiguzi kugira ngo abahanurire icyo kintu, kandi ye anigisha. Hari n'ingero atanga muri Bibiliya, ntabwo ndi umuhanga cyane muri Bibiliya, ariko agatanga ingero ngo ba runaka buriya mbere yuko ahanura cyangwa akora ibitangaza yabanzaga guhabwa ikintu kisa nk'ituro cyangwa nk'ishimwe. Icyo kintu wowe ko yabihuzaga na Bibiliya cyangwa bihuza na Bibiliya, ukumva koko bifite injyana, kumva bisa nkaho ari byo cyangwa nibyo, icyo kintu wowe wakivugaho iki? Byaba ari byo cyangwa wowe ni iki wabivugaho bihuje na Bibiliya kiriya kintu? Urankundira nsome ijambo ry'Imana? Nibyo. Reka dusome ijambo ry'Imana riri muri Yuda igice cya mbere. Yuda igice cya mbere umurongo wa 11 haravuze ngo bazabona ishyano kuko bagendeye bagahomboka birukanka batirinda bakiroha mu cyaha cya Baramu bohejwe n'ibiguzi, bakarimbukira mu bugome bwa Kora. Hepfo 12 ravuze ngo abo ni intaza mwisangira ryanyu ryo gukundana, bagisangira namwe ibyiza, bigaburira badatinya n'ibicu n'ibitagira amazi bijyanwa hose mu muyaga, n'ibiti n'ibiti bikokotse bidafite imbuto byapfuye kabiri, byaranduwe cyangwa se byararanduwe. Ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana dusomye ni igisubizo ngo bazabona ishyano. Aba bantu ni ukuvuga ngo nubwo benshi bitwaza iki kintu cyo kwaka ibiguzi, ko Bibiliya ivuga ko kera nta wajyaga ku muhanuzi atahawe ituro cyangwa se adafite ituro. Ibi ni iby'isezerano rya kera, kubera ko nta wajyaga kwa bamenya atajyanye igitambo, yajyanaga ituro. Iyo dusomye muri dusanga ba Yesaya barajyaga guhanura, bajya ahantu hari hose, cyangwa se ugasanga bajyanye imbege. Abajyaga mu barobo bahanuzi ba kera usanga barajyanaga ibitambo kugira ngo babasengere. Rero Yesu Kristo mu kuza kwe yaje aje gukuraho mbega gukomeza amategeko, ariko aje no guhindura bya bindi. Mbega icyo gihe abantu bahangwagaho n'umwuka
ntabwo bari bafite umwuka ubatuyemo, ntabwo ubuntu bwari bwaboneka. Ubu uyu munsi turi mu buntu. Yesu Kristo niwe gitambo yitanze ku musaraba kugira ngo mbega buri wese agirirwe neza. Bivuze ngo ari umukene agirirwe neza, kuko nta muntu aho kera nta muntu wajyaga ajya imbere y'Imana cyangwa y'umuyabamenya cyangwa se umuhanuzi adafite, kuko n'uwabaga mbega uwo ari we wese yarabanza agashaka amafeza, amazahabu n'ibindi akabijyana. bivuze ngo uyu munsi rero ni iri jambo ry'Imana dusomye ngo bazabona ishyano abangaba bagendera mu mategeko ya Balamu, kuko Balamu uyu nguyu Bibiliya ivuga Balamu yohejwe na Baraki kujya kuvuma ubwoko bw'Imana, yitwaza ibiguzi kugira ngo ahemuke. Noneho Balamu akimara kumva hajemo ibiguzi si ibya none, byanatangiye kera, kuko Baraki we yarajya abwira Balamu aramubwira ngo Balamu twumvikane, ndashaka kumvumira ubwoko bw'Abisiraheli, numara kubuvuma njyewe ndaguha ibiguzi. Amwemerera amafeza, amwemerera amazabu, amwemerera ibintu byose. Balamu abaza Imana, ayibajije Imana ntiyabyemera, iramubwira ngo ubwoko bwanjye ntabwo nkwemereye ko buvumika, ntabwo buvumika. Balamu arangarenga ku itegeko ry'Imana aragenda. Usomye amateka ya Balamu uyu usanga yaranze kumvira Imana, aragenda. Icyo gihe indogo birindi iravuga, indogo biravuga, wenda tuzanafata umwanya tunarisoma iryo jambo ry'Imana. Indogo bigera ubwimubyiga kumugina, arayikubita, ikubita inshuro 3, agikubita indogo b'inshuro 3. bivuze iki? Indogo bisobanura iki? Indogo be nizi Imana yaduhaye, kuko niba karosi Imana yaramaye, wenda n'urugero, wenda bazi ubuhamya bwanjye, njya mvuga ko hari abo twasengeye barapfuye barazuka, hari abo nasengeye barwaye kanseri barakira, hari abo nasengeye mbega bafite indwara zo kuva. Ndabyuka umuntu wari umaze imyaka 25 ari mugongo cyangwa arwaye indwara yo kuva. N'ibyabayeho bifite n'ibihamya byinshi. Hano Kimisagara tugisengera hari hepfo Kimisagara, none aje Imana ari yamubwiye ngo nambona gusa nkamusengera, arahita iyo soko y'amarasikamo, ibyo byose byari byarashize. Arangije yarahageze, indwara yitikira. Bivuze ngo nkitwaza icyo ngicyo, kandi izi mpano dufite no ahungaho twitwaza rero. Nkavuga ni karosi nzura abantu bapfuye, karosi nyiza abarwayi, kandi sijyubakiza, ahubwo iri muri jye na wa mwuka Imana na za mana Imana yampaye, nizo zituma wa muntu azuka cyangwa se akira yararwaye. Mbega nibigira imikora mu cyaha. Njya nkunda kuvuga ngo hari n'abajya bansanga bite nabo nyoboye uko bangana, nakoreka nkavuge, byarangiza akaza yabona abantu uko bangana huzuye hameze gute, ati hano wakuramo itorero rikomeye. Bisobanura ikirere. Umuntu asiga abona umuntu akumva uyu muntu harimo amafaranga, yabona itorero ry'abantu benshi akumva nyine yahita kushinga icaci, nawe agahita nyine akuramo amafaranga. Nyamara ibi ni bya biguzi bya Baraki yahaye Balamu, akajya kuvuma ubwoko butavumika. Nge mbona impamvu ari iyo ngiyo yo kutumvira Imana, barimbukiye mu kintu cy'amafaranga n'isi nyine n'isi. Karosi ati ni impamvu yuko abantu barimbukiye mu isi, ni ikibazo cy'uko abantu bakunda amafaranga kurusha gukunda impano cyangwa gukunda ikindi cyose. Noneho ikindi kibazo cy'amatsiko nge naringize, urabona abantu ubu ngubu hari abavuga butumwa koko bafite amavuta ushobora kugusengera. Mbese muri abo bantu bombi umuntu ashobora kugusengera akakwaka amafaranga cyangwa ikindi kiguzi, ari umuvuga butumwa nyakuri, ari umuntu ufite amavuta, cyangwa se abantu babikora ni abantu n'ubundi babikora mu rwego rw'uko ari ugushaka indamu, n'ubundi nta mavuta bafite, nta n'impano bafite yo gusengera abantu ngo babe bakira cyangwa indi mpano yahawe n'Imana. Murakoze cyane kumbaza iki kibazo cyiza, abantu wenda banasobanukirwe. ni ukuvuga ngo byanze bikunze umuntu uwo ari we wese wahamagawe n'Imana, iyo yemereye Yesu Kristo akamubera umukiza, akaba mbega agahindurwa icyaremwe gishya, abasha kuba umukristo. Rero abantu bajya bitiranya izina umukristo cyangwa se izina reka nivugire ku mukristo, izina umukristo. Bo Imana ishobora gutanga impano, igaha impano ni nka kado umuntu ahabwa. Impano wenda tuzagira umwanya tubivugeho. Jewe nshobora kuba mfite iyi telefone
nkayihereza umuntu. Iyo maze kuyiha umuntu byanze bikunze iyi telefone umuntu arayikoresha uko ashaka. Bivuga ngo hari umukozi w'Imana, hari n'abakozi b'Imana. Bivuze ngo rero mu bukirisitu butandukanije ibintu byinshi. Ushobora kuba umunyamasengesho ariko ntari umukirisitu. Ibi tubyumvikaneho. Nka umunyamasengesho nkanasenga ibitangaza bikanakoreka, kuko twe ntabwo ari twe dukora ibitangaza gusa. Wenda kuri aka ngaka hari n'abarangi bakora ibitangaza, bashobora guhamagara ibintu byose, iyo madayimoni yabakaza agakiza abantu. N'abapfumu nabo bwabo baragenda bakaba bazura bakiza umuntu. Bivuze ngo rero muri aba bantu babiri ntabwo uyu muntu ni umukirisitu waje mu bakirisitu ariko yisigaranira karande y'ubujura. Kuko nukuvuga ngo uzasanga karande izaradukurikiranye. Wari ufite karande niba yari igisambo akabona noneho ako kwibabara ukore biroroshye, nukuza ati Imana iravuze. Nahoze mbyigisha mu gitondo ku bantu bo hanze, karande ziwacu tujye tuzana ngo Imana iravuze, numbwira mbega ugasanga icyo ntabwo uyu muntu ari umuhanuzi. Kuko none munsi abantu bari kwitoza indimi, yakumva Karose avuze ngo detail nawe agahita rwandika ururimi, agahita yandika akarushyira akazigira nk'indimi nk'eshanu, akajya avuga ati detail ne shando de shando ni biki, yarangiza ati nimwumve uko ivuze. Uwo muntu rero nge simpamye neza ko uyu muntu ari umukozi w'Imana, ahubwo ni igisambo cyihishe mu murimo w'Imana. Tujye tubyumva neza, impano y'Imana ntigurishwa. Icyakora nshobora gusengera umuntu akagira wenda bitewe n'igisubizo cye kije, yabona iki gisubizo agahita aza gushima Imana. Rimwe ashobora kuza mu rusengero cyangwa se akavuga ati Karose yaransengeye nk'umukozi w'Imana, nanjye wenda ndagenda muha iryo shimwe. Nabyo birashoboka, ariko nabyo ibyiza no kujya imbere y'abantu ugashima Imana. Naho ubundi uyu ni umukozi w'Imana w'indamu. Hari n'umukozi w'Imana rero pire, niwe iyo njya nitangaho urugero, nkuko njye nagusengeye ugakira mba numva ashimye Imana. Rero numva hariho umukozi w'Imana wishakira indamu, hari n'umukozi w'Imana wishakira ubugingo. Uwo nguwo ntabwo yakibiguza. Yego bakunzi ba Dezom TV, murabyumva neza ko hari umukozi w'Imana nyakuri, hari n'umukozi w'Imana wishakira indagu. Bigusaba rero gushishoza, bigusaba kumenya uwo muri kuvugana cyangwa kumenya uwo uri gushaka ko azakugereza ibyifuzo byawe kuwiteka. Hanyuma nsoza kubyo nakubazaga Karosi, hari ikibazo cyangwa se icyo nashakaga usorezaho ni nk'inama bitewe na experience ufite, bitewe na n'ubunararibonye wagize. Hari byinshi wabwiwe, hari byinshi wiboneye by'abavuga butumwa babambuzi. Ese ni nk'izihe nama cyangwa se ni ubuhe butumwa bwihariye waha abakurikiye Dezom TV 24, waha abanyarwanda, waha n'abandi bari mu mahanga badukurikira, cyane cyane abakunda ubutumwa bwa cyangwa ibiganiro byawe? Murakoze cyane. Inama nabaha wenda ndahera kubo hanze bari ku migabane y'Uburayi n'ahandi, no kuvuga ngo umuntu naguhamagara akubwira ko ugomba kumwoherereza amafaranga kugira ngo aguhe ubutumwa hawe n'Imana, uyu muntu ntuzamufate nk'aho ari umukozi w'Imana, kuko iby'Imana bitangirwa ubuntu. Ndabihamya kuko ibi harimo gutukisha itorero n'Imana. Naguhamagara akakubwira ngo mbega njyewe nkeneye amafaranga, Imana mfite ubukene, ubundi umukozi w'Imana ntarata ubukene. Kuko njyewe niba gato ntanga izi nama, niba jye Karosi ntahamya ko Imana igira neza, niba nsenga Imana itanyambika, nkasenga Imana itangaburira, nkasenga Imana ituma banyirukana mu nzu, kuko niba bashobora kunyirukana, ariko niba bananyirukanye ntabwo imbwiye ngo mpite njya kubitanga, ko yaravuze ngo ibyanyu biba mu mabanga. Rero bivuga ngo uyu muntu nahamagara uyu muntu akamusaba amafaranga, rwose nushaka hitana nimero ye uyisupurima, kuko uyu muntu ni wa wundi, ni umujura. No kuvuga ngo inama natanga rero bari mu Rwanda no mu bari hanze, nuko Imana yaduhereye ubuntu, tugomba gutangira ubuntu. Mu gihe usanze umuntu ari kukwaka amaturo n'amafaranga ngo yamuzanire mu rugo cyangwa se uyamwohereze kuri telefone cyangwa kuri Western Union, ntabwo ibyo ngibyo ari Imana, ahubwo umuntu ajya akora icyo yumva umutima umuhase, ntihakagire umuntu upfa gutanga amafaranga. Impano y'Imana ntigurishwa. Murakoze.
Yego bakunzi ba Dezum TV 24 murabyumva ko impano y'Imana itagurishwa. Murabe maso kuko dusohoye mu bihe bitoroshye, dusohoye mu bihe bibi cyane, aho buri wese, aho abantu benshi bashaka gukorera inyungu zabo aho gukorera Imana. Reka ntago twasoza tutabwiye umukozi w'Imana ngo atubwirize ku cyigisho gikiye, hanyuma kicyigisho gitoya kigufi, hanyuma anadusengere, ubundi tukazagaruka duhurira mu yindi nyigisho cyangwa ku yindi topic muri cya gice cyacu cyahariwe ivugabutumwa. Murakoze cyane. Murakoze. Yereka tugiye kuganira ijambo ry'Imana n'ubundi riri hano mu Bami, igitabo cy'Abami cya kabiri, mu gitabo cya kabiri cy'Abami, twihuse cyane reka tuhasome, ni mu bice 5, n'ubundi niho tugiye kuganira kugira ngo wenda ibi twavugaga cyangwa se umuntu uwo ari we wese amenye ko ibi bintu ntabwo ari ubu bibaye gusa, ahubwo na kera ibi bintu byabagaho. Ariko reka dusome ijambo ry'Imana riri hano n'ubundi mu bice 5 ku murongo waho wenda wa 19. Elisa aramubwira ati genda amahoro, nuko aragenda yicumaho gato 20. Ariko Gihazi umugaragu wa Elisa umuntu w'Imana aramubwira ati ko databuja yagiriye Namani uwo w'Umusiriya ubuntu ntiyakire ituro yamutuye, ndahiye Uwiteka Imana nzima, ndiruka mufate ngire icyo mwiyakira. Wenda ndirukanka ndihuta ku murongo waho wa 26. Aramubwira ati umutima wanjye ntiwajyanye nawe ubwo wa mugabo yahindukiraga akava ku igare rye akaza kugusanganira. Mbese iki gihe ni igihe cyo kwakira ifeza n'imyambaro n'inzerayo n'inzabibu n'intama n'inka n'abagaragu n'abaja. Nuko ibibembe bya Namani bizakomaho no ku rubyaro rwawe iteka ryose. Amen. No kuvuga ngo tugiye kuvugana ku iri jambo ry'Imana. Ni ijambo dusubiye ruguru gato dusanga uyu ari umugabo bitaga Namani, yari yaje mu Isiraheli. Iyo usomye usanga uyu Namani yari umukozi w'Imana, yari umugabo w'ingabo w'Isiriya, yari umugabo urwaye ibibembe. Iyo dusomye dusanga uyu mugabo yari umugabo ukomeye utinyitse, kuko urugamba yajyaga gaba cyangwa se rwaratsindwaga. Ariko umunsi umwe ngo aza kujya gutera mu Isiraheli, ahanyaga umwana. Ako kana Bibiliya ivuga ko ari akana k'agakobwa, ngo arakazana akagira umuja mu rugo rwiwe. Arangije uyu mwana ahageze ahishurirwa, umwana w'umunyamwuka araza ahita ahishurirwa, amenya ko uyu shebuja afite ikintu bita ibibembe. Arangije aza gusanga nyirabuja, aramubwira ngo mabuja, nagize ihishurirwa mbona databuja afite ikintu bita n'ubundi ibibembe. None agiye mu Isiraheli iwacu yahura n'umuhanuzi akamukiza ibibembe. Wenda kugira ngo hari iby'Imana igikubwira ugasanga ibibembe ni ibyaha. Ibibembe ni ibintu bishobora kukuza ku mubiri, bishobora kuza bigahita bikuzura umubiri wose, ugasesa ibibembe nk'uko kera benshi bajyaga basesa ibibembe. Noneho birangije uyu mugaba w'ingabo ahita yandikira umwami, abwira umwami ati namenye ko muri Isiraheli ibi bibembe byanjye byabasha gukira. Umwami abibonye ashishimura icyo bita imyambaro, ngo aravuga ati uyu mwami w'Isiriya nari kunyendereza, jewe ndi Imana yica igakiza. Ariko
ndagira ngo mbatangarize ngo Imana itafite ikishingiyeho mu Isiraheli hari Imana. Birangije Elisa yari ari muri icyo gihugu cya Isiraheli, ni nawe umwana yari yavuze. Ageze aho ngaho umwana kuko Elisa ahita avuga ati jewe mwami wikwirirwa ucika intege, hamagara uwo mugabo aze. Adusomye naho umugabo w'ingabo ntabwo tujyaho yibiye inshuro 7 kugira ngo umubiri uhinduke nk'umwana. Aho yari amaze guhinduka umubiri uhindutse nk'umwana muto, yaraje abwira Elisa, wenda abantu bazahasoma uhere kuri iki gice cya mbere, yaramubwiye ngo yageze ubwo avuye abonye umubiri w'ukize, yari yaje yitwaje amazahabu, yitwaje amafeza, yitwaje inka, yitwaje abagaragu, yitwaje ibintu byose. Aramubwira ngo jewe ndagira ngo noneho nguhe imyenda yo gukuranwa, nguhe ibiki. Ariko Elisa aravuga ngo ndahiye Uwiteka, niko umukozi w'Imana akwiriye. Aho ngo ndahiye Uwiteka n'ubugingo bwawe, sinshobora kwakira ikintu bita ibiguzi. Ibiguzi bituma impano zizima. Impamvu mubona itorero ritakigira abanyamwuka bahishurirwa nuko abantu bakiriye ibiguzi, nuko abantu batakisenga by'ukuri, basigaye basenga batekereza viziyo, basigaye basenga bavuga bati ni hahandi udusengeye nta mbega zaduha ibiguzi. None Elisa aramubwira ngo nta kintu na kimwe nshobora kwakira, ndahiye Uwiteka sinshobora kwakira ibiguzi. Aha dusomye Gihazi yari ari hafa, bundi dusengera abantu ba Gihazi bari hafa. Ndabyibuka hari umuntu uherutse kuza gusenga, arangije ashima Imana. Amaze gushima undi muhanuzi amwiruka inyuma, aramubwira, ni umuntu utuyirwamagana, arangije aramubwira ngo jewe ndagira ngo nze nirukana abadayimoni wawe. Ahageze aragenda, noneho amubwira ngo nanyo mwereza amafaranga. Ampamagaye ndamubwira nti wese bibaze uwo muntu kuki atategesha ye niba ari Imana imutumye kugira ngo agende akure ibyo bintu iwawe. Noneho nibinaba ngombwa wenda ubonye ibyo bintu byari bihari umutegera ata. Birangije uwo muntu arangije amutesha umutwagero bwa mwaka 2020 bigera bwa mwaka 1000. Bisobanura ngo ni Gihazi, kuko ba Gihazi duhanurira abantu baraho bakumva ibyo tubahanuriye bakaza kujya kuvuga ngo aba bantu n'ubundi akajya kwaka ibiguzi. Twihuse rero kugira ngo wenda tutatinda, ijambo ry'Imana dusomye dusanze uyu Gihazi yarahise yiruka inyuma y'uyu mukozi w'Imana wari umaze gukira, yirukanka inyuma ya Naamani amugati amutwara, aravuze ngo mpereze ibyo biguzi. Ariko nyakuri Elisa ntabyo yaramutumye. Bivuga ngo mu gusenga kwacu hari n'ibintu bituvangiye. Hari abahanuzi b'ukuri, hari nabi binyoma, hari n'abagihazi badafite n'impano namba, bateranije utuntu baragenda, nibo biriwe bayoboye amacaci, wenda ntaryo mvuze, barimo bakoresha bakajya gusaba imbaraga ahandi hantu, nabyo nta n'ikindi cyigisho. Bivuze ngo Gihazi nta mpano y'Imana agira, impano y'Imana itangirwa ubuntu. nawe utarakanda subscribe kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.